abarobyi baba benshi mu kiyaga ifi yawe nawe uzayiroba ushyitse umutima mu nda. Haleluya. Noneho tugeze ku rusengero ahantu tugiye, abashumba bahita banjogoramo mu bandi bantu. Nje ntibansuhuza, basuhuza abandi bagabo babakire twari turi kumwe bafite amakote bameze neza bikokinze nyine ubona ko bameze neza zanda zigezweho bazifite. Urumva noneho nikangura njyewe nta muntu n'umwe uri kumvugisha, n'abadiyakoni ntibanyiteza, kandi urumva ni njyewe mushyitsi mukuru bari bajyanye, bari baranahamagaye bababwira bati tuzabazanira umuntu kaze w'umuhanzi. Noneho turagenda tujya mu materaniro, banyicaza inyuma y'abandi inyuma hamwe n'abadiyakoni kwa kundi nyine batera intebe, abashumba bakuru bakicara hano n'abakurikiyeho, abadiyakoni bari inyuma bashinzwe kujya bamenya ibibazo biri mu materaniro, naho bo baba bafite intebe banyicaza aho ngaho. Ariko sinanabarenganya, nkurikije wenda igihe nari ndimo n'imyambarire n'isura, ntago watekerezaga ko naba mfite ikintu nabwira abantu. Ariko burya Imana nicyo nyikundira, ireba uko abantu batareba, ireba mu mutima, ntireba uburanga cyangwa ikihagarara. Icyo gihe rero impano yo guca bugufi niyo yakoze. Naravuze ntaba abantu narinzi ko ndi umutumirwa, none dore aho banjugunye mu bishanga, aha mu bigori bankize reka mpihanganire, ndahaturiza. Mushumba yakira iteraniro, atangiza iteraniro, bashyiraho amakorara araririmba, bashyizeho ijambo ry'Imana. Bageze mu matangazo, mushumba ahita abwira wa muntu wari watujyanye, aramubwira atese ati abakirisitu turababwira ngo iki, wa muntu watubwiye kutamutuzane wa muhanzi ari he? Ubwo ndaho niturije nacyo bibereye mu bakristo inyuma, bibereye aho ngaho. Noneho ubwo aravuga ati namuzanye, ati wenda nuko akanya kabuze. Ariko Mana abashumba nabo Imana izabaturinde, akabona wowe yari yagupinze, ariko agahita yibwiye akubwira ngo nuko twari twabuze akanya tuba twaguhaye ukavuga. Burya ntago umwanya uba wabuze, ahubwo nuko ababonye nta kintu ufite cyo kuvuga, aba yabonye ko nta kintu ufite uri bubwira abantu. Noneho uwo muntu wanjyanye arasobanura ati wenda nuko wenda akanya kabuze, atariko ati umuntu we namuzanye. Mushumba ati reka ubwo yari yarebye muri ba bagabo binda, abona nta numwe waza kuririmba, nta numwe wari uzi no gusenga muri abo bagabo twari twajyanye. Reka nuko ubwo baravuga ati dore nguriya aho yicaye. Baravuga ati yihangane, ati wenda ati naze, ati asuhuza iteraniro. Uri kubyumva? Iteraniro rishoje turi mu matangazo, ati naze atasuhuza iteraniro. Ndahaguruka, nari nambaye ikintu cy'igikote kirekire, umuntu yari yarankuburiye, nanjye ubwo urumva nari navuze nubwo njyanye n'abantu bambaye amakote, reka nambare ikote. Nari nashyizemo icyo gikote meze nk'akantu k'agasaza ngenda gutya. Ubwo ndavuga ni haleluya, atamena. Ariko urwasaye nabaga mfite, iyo nafataga mikrofone naravugaga n'amababi mu biti agahunguka. Nabaga mfite urwasaya rumeze nk'umukasi ukata imyenda y'abapolisi. Haleluya, atamena. Nitwa gutya, naturutse i Kigali. Mushumba ati ese ni wowe muhanzi? Ndi umuhanzi. Ati ngaho shyiraho kamwe. Mba ngashizeho. Mbona abantu barasaza. Bati yindi bakizeho, nahise ndirimba indirimbo 7 double. Rimwe iteraniro ryari rirangiye. Noneho ubwo abakirisitu baravuga bati duhawe umugisha n'Imana. Rero iyo ntaca bugufi nkanivumbura, nkatangira kuvuga amagambo, bishobora kuba wenda nari no kuririmba ntibinafate, ariko kubera impano yo guca bugufi, Imana yantekereje iravuga iti reka mushyigikirire muri iri teraniro bamupinze, wenda bamenye ko afite Imana muri we. Uri kubyumva? Rero impano yo guca bugufi ni nziza.
none se turimo kugenda tugana ku musozo ni ihe nama wagira urubyiruko ndetse n'abahanzi bagenzi bawe? Inama nagira urubyiruko, ubu ngubu hari igihe umuntu ageramo akicuza, ari naho twatangiriye. Kwicuza rero biba bitewe n'uko utakoresheje igihe cyawe neza. Urubyiruko narugira inama zo bakoresha igihe cyabo neza, nko mu gihe bagifite imbaraga. Ikindi warumbaje uti n'abahanzi bagenzi bawe wabagira iyihe nama? Ni ukuvuga ngo abahanzi bagenzi banjye ntabwo kuba wenda muri iki gihe batari kubona amatere ngo baririmbe nk'uko babyifuza ntabwo bivuze ko batazaririmba. Ahubwo ubu ngubu Imana imeze nk'aho iri kudushyira kuri training ngo idutraining irebe abakozi ifite abaribo. Ahubwo niba basubira mu nganzo imirya bongere bayiregere, ahubwo ubu nibwo tugiye gukorera Imana. Haleluya. Mbaraga n'amavuta rwose. None rero Felicien, ifi yawe iyo ugeze mu bintu bikomeye cyangwa se mu bihe bigoye ubigenza gute? Iyo ngeze mu bihe bingoye nkabona nta gisubizo ndi bubone, nkabona nta gisubizo mfite, nkoresha ya mpano yo gutuza. Amen. Ugatuza gusa nunasenge. Ndatuza ujya gusenga byo gusenga ubundi. None se gusengera mu butayu ko twajyaga mu butayu ko bizi ko bitemewe, kariho wenda umuntu yahitaga yigaragaza ko yasenze. Gusenga ko twajyaga mu nsengero ko bizi ko insengero nyinshi zifunze. Gusenga rero ntago ari ngombwa ngo usakuze ngo wereke abantu kuri gusenga. Muri kwa gutuza kwanje mba ndi gusengera mu mutima burya. Ariko reka mbivuge nari narabyanze kujya mbivuga, ariko nta nicyo binatwaye. Ariko njye numva ntacyo bitwaye kuko idini se n'umuntu si bitandukanye. Idini n'umuntu biratandukanye. Uzi impamvu bivuze se? Kuba twavuga ngo Felicien ni umusinzi ntago bikuraho ngo nuka nywera mu kabari keza. Ushobora kunywera mu kabari keza ariko bitewe nuko nta mafaranga ufite ntubashe gusinda. Ugasanga umuntu wanaguze urwagwa karumwerewe mu rugo arasinze kukurusha. Rero ufata nk'idini nk'akabari. Kimwe nk'uko ari akabari karyoshye inzoga, hariho n'itorero rigufasha kwegera Imana. Ni uko nge mbibona. Impamvu hari ibintu bitakigezweho. Kwirwa wirondora aho usengera, kwirwa wirondora abana ufite, kwirwa wirondora imitungo umaze kugira. Wewe wibwira kuri gushima Imana, ariko burya hari abantu baba bari kuvangwa ntacyo bivuze. Ndashima Imana ko yamaye inzu y'icyumba na saro, uri kubibwira umuntu ufite etaje. Nzi uguri mu biki? Gushima Imana ngo yaguhaye ngo wari y'inyama. Kandi abandi bafite amafamu. Ibyo bintu ntago bikigezweho. Ariko nanone wenda ikidini ryo cyangwa se itorero umuntu asengeramo byo nta kintu bitwaye. Ntacyo bitwaye kuko binatuma n'abantu bamenya adresse yawe. Kuko ejo bundi hari umuntu uri hanze yanyatse umunyamasengesho wamusengera. Ndabungira ariko waretse nka gusengera. Ati reka ati nta bahanzi basenga. Ateze ubwo wansengera. Ati nta bahanzi basenga. No, mu munyamasengesho narinzi. Kera ari umunyamasengesho mumuhaye aramuga turama amafaranga banajya mu giciro. Wa muntu uri hanze aramamagara tese wa muntu wampaye ko yanciye amafaranga buriya ni umunyamasengesho. Ku mutima ndamubwira ni nakubwiye kugusengera urabya. Uwo muntu yarambwiye atese umuntu umpaye ko yanciye amafaranga bimeze gute? Tubona umunyamasengesho koko. Tubona umunyamasengesho. Ndangije arongera arambwira atese ati ubundi usengera nti muri ADPR. Ati yewe ati ubwo usengera muri ADPR ati n'indirimbo zawe najyaga nzumva ati nkumva zimeze nk'iz'umuntu wo muri ADPR. Atari ko uriya wampaye umanza atari wo muri ADPR. Manza n'abantu batarabo muri ADPR baca amafaranga. Nuko ndamubwira ni ngiye nsengera muri ADPR. Mu by'ukuri rero kubwira umuntu kwivuga ukavuga aho usengera nta kintu bitwaye. Nicyo ngicyo warumbajije, nsengera aho ngaho nyine muri ADPR. Umuntu yifuza kugutumira kugira ngo ujye mwivuga butumwa kuririmba cyangwa se kubwiriza yakubona gute?
ngira telefone ni iyihe? ngira telefone 078 9 3 057 niyo nimero iba kuri WhatsApp. Umuntu ashaka indirimbo zanyu zo yazibona he? Indirimbo zanjye ziba kuri channel yanjye yitwa Ifi Yawe TV. Okay, banyaruke bakore subscribe kuri channel Ifi Yawe TV. Ejo bundi tuzagaruke dusanga yongera izamuka yaragutse cyane nka indi ya mbere. Saba rero Uwiteka bahire muri byose, reka tubashimire, tubifuriza amahoro n'imigisha, reka dusabe mwene data twakiriye asoze asenga Imana, ubundi dusoza mu izina rya Yesu. Mana data wa twese, turagushimiye ko abanye natwe, waraturinze imyaka yose tumaze, kuva tugihumeka tuguhaye icyubahiro. Rero dusengeye bene data n'abashiki bacu bari badukurikiye, hari abatameze neza, bafite uburwayi, bafite intambara, bafite ibigeragezo bitandukanye, abo bose turabasengeye, urwana intambara nziza kandi urwana inkunduro barwanirira. Urakoze rero, ngaho baha umugisha, byose tubyambaje twizeye izina rya Yesu, amen. Amen, amen. None se Ifi Yawe dusubiye inyuma kugira ngo ubundi wisange mu gakiza byaje gute? Kugira ngo nisange mu gakiza, ngewe navutse nsanga papa akijijwe, yarasengaga na mama, ntago rero ngewe ntago byaturutse kure wenda ngo be narageze mu gakiza ndi mukuru, ahubwo nisanze mu gakiza. Mama yarakijijwe na papa. None mu buzima bwawe ninde muntu ufata nka roro modo wawe, cyangwa se nk'umuntu ufata nk'icyitegererezo ukavuga ati ngiye nkurikije uko ibintu bye abikora, nanjye mba numva nagera ikirenge mu cye? biragoye kuko abo nabonaga bameze nk'icyitegererezo bagiye bacogora, byarangiye babivangavanze, byagiye birangira mbona baferinze, bacitse intege. Rero ubwo ngubwo ntago nahita nkubwira ngo icyakora hari abantu wenda bagiye bagerageza, ukabona rwose yagiye akorera Imana na n'iyi saha ukabona aracagerageza. Hano kuri kamera ntago nahita muvuga urugero, wenda hari abantu twagiye dutangirana ivuga butumwa, sinkubwiye ko ndi mutoya aribwo nageze mu gakiza. Yego, hari abantu rero icyo gihe bariho, urumva, basenga na n'iyi saha akaba agisenga, agahura n'intambara ariko akaba agisenga. Uwo muntu rero wenda banzi turi batoya abo twagiye tubyirukana, ndabazi nabo baranzi, maze no kuba mukuru ntangiye nivuga butumwa. Hari abantu benshi twagiye dukorana umurimo w'Imana, tukava hano mu mujyi wa Kigali tukagenda tukajya mu ntara tukagaruka, bamwe bacitse intege, abandi ntibacika intege, baracyakomeza. Abo rero bagikomeje, wenda nibo nafataho nk'icyitegererezo. Sindi bubavuga amazina kuko sinabarangiza ni benshi, ndamutse mvuza amazina nakora amakosa. Hari n'uwavuga ati ko njye atambutse, nyine nakora amakosa. Nk'umuntu wenda urugero, nk'umuntu twavanye hano tukajyana mu gihugu cyo hanze, ndamutse muhushije simuvuge, yavuga ati buriya Ifi nawe asigaye arobanura ku butoni. Rero abantu twagiye dutangira nivuga butumwa, na n'iyi saha akaba yumva gifite imbaraga zo gukorera Imana. Abo bantu Imana bampera umugisha, rero nabafata nk'icyitegererezo abo ngabo. Rero wenda mu bantu mufatanyije umwuga wo kuririmbira Imana, ngiye gupointinga amazina ariko si ikibi ngiye kubavugaho. Ni ukuvuga ngo ejo bundi twabonye itsinda rya Vesina Dorcas bakoze indirimbo, turazikunda cyane nk'uko twagiye dukunda n'izo zawe, nyuma haza gucamo akantu katumye barekeraho gukora, ariko ejo bundi twabonye basohoye indi ndirimbo. Ese iriya ndirimbo bakishyira hanze wowe wabyakiriye gute? Ni ukuvuga ngo kuri ako ngako uhereyeho ko ngo hari igihe ngo bacitse intege gukora barabireka, si bo bonyine. Ntago umuntu, hari umuririmbyi waririmbye ngo nyura mu misozi, nyura mu mataba, ngaho hose niko harushya umutima. Ntago rero ahantu hose tunyura nk'abahanzi, ntago ariko haba ari muri kaburimbo. Hari aho tugera tugasanga banahacukuye harimo ibinogo, urumva. Aho rero bari ba Dorcas nabo barahageze, niho bageze nyine basanga bagonze ibinogo cyangwa bagonze ibikuta, banyuze mu bikombe. Aho ngaho bacika intege, baba barekeye aho.
ariko ikintu wenda icyo ushorejeho bakoze izindi ndirimbo ejo bundi bagarutse byaranejeje cyane n'ejo nari ndi kuyikurikira iriya ndirimbo byaranejeje hari undi muhanzi mugenzi wanjye twari turi kumwe turi kuyumva byaranejeje kuko buriya abahanzi tumeze nkaho ni nk'umubiri umwe iyo mugenzi wawe rero yacitse intege burya nta nubwo uba ukwiye kubyishimira ngo nuko ngo wenda wowe ugihagaze kuko Bibiliya iravuga ngo wibwira ko ahagaze yirinda atagwa rero iyo mugenzi wawe ubonye yongeye yagarutse mu murongo birakunezeza cyane narabyishimiye cyane mbonye basohoye indi ndirimbo narabyishimiye. None umuntu urimo kutureba muri aka kanya wifuza ko yakwigira iki kuri wowe? Ikintu umuntu udukurikiye uri kutureba ikintu numva yanyigiraho ni uguca bugufi. Guca bugufi burura bishobora wowe? Nge ndabishobora kuko biragoye. Guca bugufi ndabishobora. Ushobora no kunyanga nkaba nabibonye ko wanyanze ariko kubera guca bugufi nkatuza nkakwihorera ugakomeza bikaza kurangira ubonye ko nta mutima mubi mfite urumva ukikanguraho nanone nawe wongeye wangarukiye wongeye wankunze. Guca bugufi rero mbona ari umuntu udukurikiye yabinyigiraho. Nawe abarobyi baba benshi mu kiyaga ifi yawe nawe uzayiroba ushyitse umutima mu nda. Haleluya. Nuko nguko ivuga.